umuntu wagabanyije u Rwanda na Kongo umubirigi we icyari kimuraje inshinga no kumenya ngo ibirombe byo muri Katanga ndabifite iragarukira aha iki kiyaga cya Kivu nacyo nshobora kuzagikenera bari bataramenya kwenda ko harimo methane gas ariko n'amazi tuzayakenera reka tubigenze ukunuku amwe tuyahe Kongo ande tuyahurwa umuntu wakoze ibyo bintu ntago yatekerezaga ko byari kuzabyana ingaruka zishingiye kuri ayo makimbirane yo gucama abantu rero ikibazo gihari Kongo ibibazo biriyo by'ubwicanyi kumenesha abantu noneho hivanzamo na FDL mu gihe cy'imyaka 30 ishize hivangamo kuboko kw'amahanga ibi byose aho biva bikagera turetse mu by'ukuri gushwanira ubusa ukuboko kwa mbere ni influence iri externe yego ariko tukagira noneho ikibazo cyabo twita bo turi kumwe bo tureba turi kumwe kuri tele bemeye kuba influenced bemere kuba ibikoresho byayo maboko yandi yo hanze ari externe ndagusuhuje wo kundi biganiro bya Forbes Official ndi Joseph Iradukunda ngiye kubana na mugenzi wanjye Semugeshi Bayingana ndagusuhuje urakoze cyane Joseph Semugeshi no mugabo w'umusesenguzi kurikiranira hafi politike yo mu karere byongeye ni n'umupanafricanist cyane ariko buriya tuvuga ngo abapanafricanist rimwe na rimwe biranagorana kuko hari nk'umugabo ujye ubyita witwa Dr. Rusa nivuga cyane ko ari umupanafricanist ariko kubona nawe ubyita ubundi biragorana ni ngombwa ko twese tuba abapanafricanist kubera ko turi ku mugabane wa Afrika cyangwa se bifite ba nyirabyo panafricanisme nago igombera kubura umunyafrika kuko ni ideology and ideology nagisaba ko uva muri tribe cyangwa race runaka wumva uwari wese ufite urukundo Afrika wumva ko kubaho kwa Afrika bishingiye ku banyafrika uyaba mu panafricanist wari wese wumva ko imigendere imibereho byose bigomba gushingira ku banyafrika uno mu panafricanist ikindi nabo Dr. Rusa byiyita ndamwemera cyane yego he's my role model ubwo ni nkaho ngwe nanjye mpindura imvugo cyane indura imvugo yego abadukurikirwa namwe murumva aho byerekera no mu panafricanist Dr. Rusa yego ikindi rero buriya yo muvuga muti turaba panafricanist uratubwiye uti burya buri wese yaba umupanafricanist ari umunyafrika abyumvamo kuko warumwe ngo ni ideology yego panafricanism ni ideology yego iyo twumvise uburyo abanyafrika dusanzwe tubaho amoko atandukanye twatinya kubivuga kuko arahari aranavugwa ndetse yagiye anatugiraho ingaruka yanagejeje jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kutubwira ngo Bayingana Semugeshi yawe umupanafricanist nanjye Joseph namubaba umupanafricanist nayo mateka atari meza tugendana n'ibindi turi kubona muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu mu by'ukuri ibyo bintu bihuza gute birashoboka cyane kuko ni naho panafricanisme yaziye twagize amateka atari meza y'ubukoroni ariko noneho tunagira inkurikizi zayakurikiye hari igihe cy'ubukoroni bwacyo gisa nkaho cyangije imitekerereze kinatwambura ubumuntu ko buriya imwe mu ntwara abakoroni bifashije bagera ku mugabane wa Afrika ni ukubanza kutwereka ko tutaremewe gutera imbere ntago twaremewe kubaho ntitwaremewe ibyiza niyo mpamvu baje bamba mwambaro uko ibyo ngibyo tutaremewe baje kubitugezaho babaye intumwa zibidushyikiriza barabanza batwica mu mutwe kurwo rugero tuza no kugira ingorane z'uko noneho naho ubukoroni bwiswe ko bucitse twinjizwa mu yindi faze nshya y'ubukoroni bushya bugezweho still tukirimo ntago bikigora abanyaburayi kuza gufata abaturage ku mugabane wa Afrika nkuko byagendaga nibacyambikwa iminyururu ngo baze babakurubane ubu no kubaganiriza gusa nta kuganiriza kubaho umunyamerika arashyira green card rotary hariya nibyo bintu ngo ushaka kwinjira umena amavuta kwisana zikaza zikurikiye cyane si nibyo gusa ubu noneho nitwe dusige dufite ubushake bwo gusanga abatwishe mu mitekerereze ni bangahe bapfira mu nyanja bambuka bava muri Libya bagana mu abimukira bo ngo tunahanganye n'u Rwanda ni bangahe bapfira muri Atlantique buri mwaka
ni bangahe bapfira mu nyanja y'Abahinde. Iyo mitekerereze hari cyitwa entinocide. Entinocide ni system, ni uburyo, ni term ikoreshwa mu buryo umuntu ashobora kugufata akaguhanaguramo uriwe n'ibirango byawe. Rero nibyo turi gukorerwa, nabyo twakorewe, ariko niho guhanaguramo nk'Ubunyarwanda cyangwa so. Reka byoroshye nk'ubu nkanjye Bayingana napfunwe nshobora kugira newe no kuvuga Ikinyarwanda nabi, ariko navuga Icyongereza nabi mwumva ugize ipfunwe, mfite ipfunwe. Iyo ni entinocide, kuko icyo yakoze uwo muntu yabanje kunyumvisha ko ururimi rwanjye kavukire ntacyo ruvuze, kurwica ntacyo byagutwara, ahubwo ururimi rwe nirwo ngomba kuvuga fluently, aruvuga neza. Nk'ubu ndamutse nsohotse nk'uko umunyarwanda wo mu kijana cya 19 yambaraga ngasohoka nkajya hanze mu muhanda, ndakubwiza ukuri bahamagaza inzego z'umutekano kubw'umutekano w'abantu bakeka ko bari hafi n'umutekano wanjye, tuyu muntu yasaze. Yego, iyo ni entinocide yabayeho. Twumvishijwe ko iyo wambaye nk'uko umunyamerika yambaye, nambaye nk'uko abanyarwanda bambaraga, mba maze guhinduka umusazi n'ikibazo muri iyi society. Iyo ni entinocide. N'ibindi byinshi byagiye bikorwa, izo n'ingero nkeya zibifatika wenda ushobora guhera ukabona. Entinocide uvuze ni nayo yatumye Abanyafrika bashobora kugera ku guhangana hagati yabo. Niba tubona nubwo zisigaye zigaragara ku isi hose, ariko uguhangana k'umunyafrika hagati ya mugenzi we ni ya entinocide ishobora kuba yarabaye, cyangwa niko twaremwe mu buryo bwo kudakundana, ari nayo mpamvu entinocide ishoboka ntishoboke ku Banyaburayi. No kurikira amateka y'u Rwanda neza, cyangwa se amateka y'ubundi bwami bwagiye bukomera muri Afrika, Mali Empire, Songhai, ubwami bwa hano muri Kongo n'ahandi, ikintu kimwe cyatunga Abanyaburayi bose bagera ku mugabane wa Afrika: unification. Niyo mpamvu bazanye ira system ya divide and rule, gutandukanya uyobore. Impamvu bimpoza inzira system nuko twadufite bond, twari bamwe. Iyo tutaza kuba turi bamwe bari kuza bakomeza, ariko babonye ko kugira ngo batuyobore neza bari buze kuturemamo ibice, kuko twadufite unification, twadufite bond yacu yaduhuzaga. Amakimbirane ni ibisanzwe, kutumvikana kw'abantu bibaho, ariko nta na rimwe mu mateka inyandiko zigaragaza ko Umunyafrika yafashe umuhoro agatema mugenzi we. Nta hantu na hamwe tubona ko umuntu yishe mugenzi we akamukuramo umutima akawuteka mu mateka ya Afrika mbere yuko abakoloni binjiramo kuri uyu mugabane. Intambara zabagaho nizo kwagura ubutaka. Rwabugira ararwana, arazamuka afata igice gito cyasarakomeza hari hafi ya za Bukavu. Nizo ntambara zo kwagura ibice zabagaho. Ariko noneho icyo twita conflicts zishingiye ku moko, never na hamwe bigaragara mu mateka. Ako ngako niko twari duhereyemo tuninjira kubiri, kubera kuri uyu mugabane cyane cyane mu karere kacu ka Afrika y'Iburasirazuba, twibaza duti ese ni gute ikiza gishobora gutsikamirwa n'ikibi? Ni twebwe babi, niba abandi batuzanyemo ikibi bagikomeje bihagaze bite? Turahera kuri politike iri muri aka karere, cyane cyane dushingiye ku bibazo biri muri aka karere by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ibibazo biri kubera mu Burundi, ariko tunabihuze n'u Rwanda. Duhereye ku mateka gakeya, kuva mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda igahitana abasaga miliyoni, u Rwanda rwagize amahirwe, RPF Inkotanyi irarubohora, ndetse iranarwubaka ku muvuduko buri wese atatinya kuvuga ko ari umuvuduko uri hejuru. Ibyo ni ibintu bigaragarira Abanyarwanda ndetse bigaragarira n'amahanga. Nyuma y'ibyo ngibyo hakomejeho intambara zishamikiye kuri rwa rwango rusa n'urwabaye mu Rwanda. Tubibona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Abatutsi b'Abakongomani barameneshwa, n'ubu ngubu bari kwicwa, ndetse hari n'intambara yo mu Ventura n'igisirikare cya Kongo. Ibyo biba mu Burundi, hageragezwa coup d'etat, abitwa imbonera bashaka batangira guhohotera abo mu bwoko bw'Abatutsi nk'uko bivugwa, ishyaka CNDD FDD riyoboye kuri ubu ngubu. Ibyo birazurungutana, ariko noneho bisa naho politike yabaye iyi bihugu. Ibyo cyo kiza kigaragarira amahanga kinagaragarira u Rwanda, kuki ibi bihugu biri kukirengaho, tukumva ibiri kubera muri Kongo bose bavuga ngo ikibazo n'u Rwanda, ibibera mu Burundi ikibazo n'u Rwanda, bikaba bitangiye kugira n'ingaruka ku mihahirane y'ibi bihugu. Koko ni ka kaboko k'abanyamahanga kakiri kugaruka, cyangwa se
u Rwanda ni ikibazo muri aka gace, ubivugaho iki ibyo ngibyo? navuga ko ari ikibazo kimwe ku gihe kirimo tundi tubazo duto nakita nk'udushami tugishamikiyeho, ariko nyirizina ipfundo no kwibaza ngo ese u Rwanda koko ni ikibazo muri kano karere? Igisubizo ni oya. Amateka y'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se amakimbirane arimo afite impamvu muzi mu mateka. His Excellency Paul Kagame, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ubwo yaganiraga na France 24, nawe ubwe yagaragaje cyangwa se anatangaza ko ibibazo bya Kongo, u Rwanda n'u Burundi nawe bimuruta mu myaka. Ivi nanjye uri bayingana biranduta, nawe Joseph biravuga byatangiye n'abatubyara birabaruta. Urumva His Excellency afite imyaka 60 yuko abaka 30 izamukaho gato, twese biraturuta. Ibibazo especially nk'ikibazo kiri hagati y'abakongomani b'abarwanda fone n'ubutegetsi bw'i Kinshasa gikururirwa mu Rwanda, nge narabona impamvu u Rwanda rubikururirwamo kugeza ubu. Ni ikibazo gishingiye ku ikatwa ry'imipaka. Yego, yakatiwe mu nama ya Berlin mu kinyejana cya 19. Mu kinyejana cya 19, ubu turi mu cya 21, hashize imyaka 200. Uyubaze neza ubona idashize mu buryo bwo kubara mu bijana n'ibinyejana bibiri, ariko mu buryo bw'imibare ni nk'imyaka hafi 150 nayo niragera. Inama y'Iberire bajye gukata umugabane wa Afurika, ntago bigeze bita ku miryango migari yari tuye ibice bari bagiye kugabana. Ntago bigeze bite se ngo nidukata hano hari abavandimwe batandukanyijwe, umwe direct atahe b'umukongomani undi mu munyarwanda kandi bari umuntu umwe. Nacyo kibazo tubona hari hakurya muri Kongo. Ikindi kibazo, hari ubwoko bita abayoruba, ubwoko ngerageza gukurikirana amateka yabwo. Abayoruba bafite population ya miliyoni zirenga 50. Jena nubwo bundi nibaza impamvu Yoruba batakora states kitaba igihugu. Abo batuye muri West Africa, ibihugu bya Niger, Benin, Nigeria. N'abayoruba n'ubwoko bitwa abayoruba bafite population ya miliyoni hafi 50. N'ubwoko bunini bugari, ni famille yagutse. Bajye kugabana West Africa, naga Bongereza batekereje ko abayoruba ari bamwe ntago bigeze babyitaho. Bari bakeneye kumenya ngo ibirombe bya zahabu kuri Nigeria biragarukira aha, ibya petroli biragarukira aha, mu bifatira natwe dufate hano. Umuntu wagabanyije u Rwanda na Kongo, Umubirigi, we icyari kimuraje inshinga no kumenya ngo ibirombe byo muri Katanga ndabifite, iragarukira aha, iki kiyaga cya Kivu nacyo nshobora kuzagikenera. Bari bataramenya kwenda ko harimo methane gas, ariko n'amazi tuzayakenera, reka tubigenze ukunuku, amwe tuyahe Kongo ande tuyahe u Rwanda. Umuntu wakoze ibyo bintu ntago yatekerezaga ko byari kuzabyana ingaruka zishingiye kuri ayo makimbirane yo gucama abantu. Ariko ikibazo gihari, abarwanda fone bavuga ikinyarwanda uko nyine ururimi ni umuco ntago rucika. Ntago rucika. For your information, icyo kibazo kiri muri Uganda, kiri mu Rwanda, kuko n'uduce tw'ibi bihugu byose byagiye bikarwa. Nubwo ari ibintu bihugu kugabanya u Rwanda, hari igice cy'u Rwanda cyagiye muri Uganda kuko hari abanyarwanda nabona muri Uganda. Bari Uganda. Aha n'ahandi hagiye hatandukanye. Nandi kuvuga n'ururimi ni umuco ntago rwacika. Niyo mpamvu muri Kongo, muri zino za Kivu zombi, ugere ukagira ngo uri mu Rwanda. Nk'ubu ndahamya ko nsinziriye bakambyukiriza nko muri Kongo, wenda uretse nka biriya bica bifite geographical physical appearance zihariye zaho, wenda tushobora kutubibona, ariko ndamutse mbyuki nk'ahantu nko muri community ntago namenya ko nahinduye igihugu. Kubera ko ahantu mbyuke ndumva bari kuvuga ikinyarwanda, ndi kuvuga bakanyumva nanjye baranyumva, communication yabaye neza. Mushoze no mu Burundi uhageze, ibi bibazo rero none byaje kuvuka mamo ubikomojeho. Nyuma ya 1994 abahoze mu gisirikare cya Habyarimana Exfal ndetse n'interahamwe zari zimaze guhekura u Rwanda binjiye muri Kongo. Mobutu Sese Seko akora amakosa yo kwakira impunzi zifite n'ibirwanisho. Ubwabyo kwakira impunzi nta gihugu na kimwe ntabwo zazikira impunzi, ni nko kwakira umutwe. Yakiriye umutwe ufite ibirwanisho. Kuko ni buri yo habaho disarmament, zikakwira intwaro zikinjizwa, byari kuba ari impunzi, ariko none ari yakiriye abasirikare. Yakiriye abasirikare n'abicanyi bamaze guhekura u Rwanda, bagiye muri Kongo. Umugambi wabo bari basize batawunogeje mu Rwanda. Ingabo zabo zari zarapiye, zari zimaze guhagarika gahunda zabo. Gahunda bari bafite yo gutsemba abatutsi mu Rwanda ntago bayisoje. Aho bagiye
hari igice cy'u Rwanda abakoloni bakase n'ubundi abwo baracyara nta cyahindutse ururimi byose ni bimwe. Yego. Gahunda baburijwemo mu Rwanda bajya kuyigerageza hehe? Bajya kuyikomereza muri Kongo. U Rwanda narwo rwa rufite wenda bakuru badukurikiye barabizi. U Rwanda nk'igihugu kandi igihugu kikaba ari abaturage bagomba kujya kugarura bamwe mu baturage babo. U Rwanda mu kurwubaka cyane cyakenewe abaturage. Ubohora hagombaga kubaho no imbaraga z'abaturage. Kubaka igihugu abameneshejwe abajyanywe bunyago bakagaruka kuko izo operasiyo wenda zihariye tuzagenda tugaruka mu buryo bwimbitse ariko nje mamya ko byemewe cyane. Gose no operasiyo inakenewe cyane ku Rwanda dufite kuri ubu ushingiye kuri biriya byemezo byagiye bifatwa hakabaho no kubakira hamwe u Rwanda. Ikibazo cy'abarwanyi ba M23 batabura guhuzwa n'u Rwanda nk'uko nabikubwiye ni ikibazo kishingiye ku karengane bakorerwa n'ubutegetsi bwabo. None akaniyongeraho izo nyeshyamba za FDLR zibumvisha ko bari connected n'u Rwanda aho bavuye bakoze amahano bagashaka kumvisha Kongo ko impamvu babarwanya ari ya ideology basize hehe bambukanye bahunganye. Ikintu kimwe gihari abarwanda fone baturiye Kivu zombi n'abakongomani n'abakongomani icyo ubutegetsi bw'ipare de peuple bufite gukora ni ukubaha amahoro ituze n'umutekano bakabaho nk'abandi bakongomani bose. Yego. Kandi uretse n'ibyo ngibyo wenda uretse ko ibi bitangiye kuvuga ubu ngenda hamya ko mu bihe byo gukata by'ubukoroni ibyo ababirigi bakoreye abakongomani muri rusange bica miliyoni zirenga 20. Umwami Leopold afite amaraso y'abakongomani barenga miliyoni 20 ariko nyamara mu mateka bamufata nk'intwari. Ari no mpamvu ngiye mvuga ni panafricaniste bahumuke biga amateka. Yego. Bamenye turi bande dukomoka he amateka yacu aravuga iki. Bayingana ubwo n'uburyo bwo gukorana nk'abanyafrika nibyo koko twari duhere kuri iki kibazo cyo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ibibazo bigenda bigarukaho mu biganiro bitandukanye ndetse n'inkuru zirandikwa ibyo ntago turi bubitindemo cyane ariko reka twinjire nowadays muri iyi minsi uburyo bw'imiyoborere. Ibihugu bikora amatora bigashyiraho umukuru w'igihugu ariko icyo bigamije ni iterambere no kubona umukuru w'igihugu wazahura icyo gihugu. Imiyoborere ya Republika ya Demokarasi ya Kongo akakanya y'u Burundi uyibona gute kuki badashobora kwigira ku Rwanda nyuma y'imyaka 30 ruhuye n'isanganya genocide yakorewe abatutsi rusenyutse kwa kira kigero rukazamuka from the scratch tukaba twibona hangaha nyuma y'imyaka 30 kuki ubu ngubu turi kubona abayobozi b'ibihugu bavuga ngo uriya niwe kibazo ibyo u Rwanda rufite nuko koko Kongo n'u Burundi buri mu bibazo cyangwa se ya panafricanisme ntiracengerwa na buri umwe wese ubisobanura Kongo bwayo kwa ifite ihurizo u Rwanda na kira kibazo cy'abarwanda phone nakubwiye ko bifite ahantu biri connected haba u Rwanda n'ubihakana habe na Kongo n'ibihakana kuko nyine twese na amateka tutagize mu ruhare twavutse ariko tubisanga ariko ntabwo ibyo ngibyo bivuze ko ariko tuzabisiga. Nge mamya ko niba mvukiye mu Rwanda that's it samahitamo yanjye ariko noneho mfite inshingano yo gusiga u Rwanda aho birusha uko narusanze ari nayo nshingano kiremwa muntu kiba gifite ya mbere gusiga isi nziza kurusha uko wayisanze. Yego. Kongo ibibazo biriyo by'ubwicanyi kumenesha abantu noneho hivanzamo na FDL mu gihe cy'imyaka 30 ishize hivangamo ukuboko kw'amahanga ibi byose aho biva bikagera turetse mu by'ukuri gushwanira ubusa ukuboko kwa mbere ni influence iri externe. Yego. Ariko tukagira noneho ikibazo cyaba twita abo turi kumwe abo tureba turi kumwe kuri tele bemeye kuba influenced bemere kuba ibikoresho byayo maboko yandi yo hanze ari externe. Kongo ifite byose ngibi igihugu cya mbere gikize mu isi trust me
n'abahanga babihurizaho umutungo Kongo ifite umutungo kamere wayo ifite hejuru cyane uko Kongo iteye cyaba kiri mu gihugu gikomeye gikize ku isi yego Kongo ifite byose kugira ngo ibarizwe mu bihugu by'ibihangange mu isi ariko ntabwo byakunda kuko abamenye ibyo Kongo itunze mbere ko abakongomani babimenya ntabwo babikunda abavumbuye agaciro k'ibyo Kongo itunze buriya inzovu iramutse imenya agaciro ifite inzovu iramutse imenye ubugihenze yego ntabwo yarara mu ishyamba yavuga iti mu nyubakire nanjye shambure kabisa njye mbamo dasemu ku ngagi buriya ingagi iramutse imenya agaciro ifite niyarara mu ishyamba ubona izo ni imvugo shusho zumvikanisha ko buriya kenshi kwaba ari no kugutakaza agaciro kayo nanone yego kubera ko n'ubundi nicyo yaremewe nicyo yagenewe kandi kumvisha ko buriya agaciro k'ikintu ba nyiracyo bakamenye baba bagomba gukora utilization y'ibyo bafite ikibazo mfite ni kimwe rero nge Joseph nanjye nshobora kukubaza narasobanukirwa abakongomani ko babizi ko ibyo byose biri hanze niba twe nk'abasesenguzi tubibona tubizi bivuze ko abakuru b'ibihugu barabiturusha ese ko babibona ko icyo kibazo gihari why not badavuga ateka duhagarikira ahubwo dushaka ibibereye Kongo ese kadayobewe ko guhurizamo abakongomani ryo terambere ry'igihugu ntabwo biyobewe urakoze cyane contribution yanjye aho ngaho uko nanjye mbibona nakunze gukomoza ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waruvuze ko harimo influence externe nanjye ndi mu babibona uko nguko nkabishingira ku kuba hari abakuru b'ibihugu bamwe birengagiza cyangwa se bakora inshingano zabo atari uko bakeneye kugeza abo bayobora ku nyungu ahubwo ahanini bakoresha bashaka ku influencinga cyangwa se guteza imbere inyungu zabo bwite urugero niba aka kanya tuvuga ko Tshisekedi ayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimwe na rimwe yarangije manda y'imyaka 5 anarwanira n'indi koko arayiharanira arayibona baramutora ariko mu bintu bitumvikanwagaho na bamwe ariko agafata igice kimwe ugasanga gihora mu bibazo ndetse n'ikindi bivugwa ko ari cyo ayoboye guhera za Kinshasa gukomeza hirya ugasanga naho ntago bari kwiterambere byakabaye nyine rigenga igihugu nk'icyo gicyo gifite umutungo kamere ugishyira ku rwego rw'ibihugu by'ibihangange ku isi nkabona ko hari influence zimukururira gukora ibyo ngibyo no kutareba inyungu nyinshi ku gihugu cye ahubwo akareba ize ku giti cye hari ibibazo abakuru b'ibihugu benshi ba Afrika bagiye bahura nabyo aho twaze tugaruka kuri les États du Sahel aho wasangaga president yarigwije imitungo ndetse n'abamukomokaho ariko ugasanga igihugu cye kuva ku murwa mukuru kugera nko ku birometero hafi 1000 uvuye ku murwa mukuru nta matara nta muhanda abari aho ngaho bose bameze nk'abagurishijwe nk'abafashwe bugwate nyamara ibyo babibaza niba nguciye mu ijambo abaturage ba Niger na Mohamed Bazoum uriya mugabo afite kubazwa byinshi yego iyo urebye ubuzima kwa Mohamed Bazoum bari babayeho wakibaza uti uyu yari umukuru w'igihugu w'abaturage b'iki gihugu cya Niger cyangwa yari umukuru w'ubutaka bwaho nyamara Niger ndetse n'umutungo kamere uri igihugu cya gatatu mu isi gifite lithium yego lithium ibuye ry'agaciro rikomeye cyane ryifashishwa muri ibi bikoresho by'ikoranabuhanga twirirwa tugura za miliyoni kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona u Rwanda nka threat abakurikiranira politiki hafi y'akarere bavuga ko ariyo turufu ishoboka yo kugira ngo wigaragaze nk'umuyobozi mwiza ariko nanone udafite icyo umarira abaturage bawe ahubwo ari wowe ushaka kukimarira ku giti cyawe kuko kugira ngo abafite inyungu mu burasirazuba bwa Kongo bakomeze bazigireho no kwiba umutungo kamere uhari ni uko uzakomeza kugaragaza ko udafite uruhare mu mutekano muke uri kuhava umutekano muke nimba ubihuza no gushyigikira FDLR ikomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda inagizwe na bamwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uzagaragaza mu ventura nk'ifashwa n'u Rwanda kugira ngo utazasabwa kugira ibyo ukorera abaturage bawe ubwo kagaragaza ko hari undi uri kukubuza amahoro semushoze mu Burundi hari ikibazo cy'amadovize hari ikibazo cy'iterambere cy'igitoro hari ikibazo cy'umwenda uri hejuru utabashwa kwishyura ariko utanagaragarira mu bikorwa remezo ibyo nabyo abanga bakavuga ko umukuru w'igihugu yananiwe kubisobanura ubwo akagaragaza ko aramutse nawe ashatse icyatuma ateza umutekano muke u Rwanda bakagirana koroshaje
nabyo byamufasha kuramba ku butegetsi agakomeza gukinga ibikarito mu maso abo ayobora. Ariho hava kwa kundi kutigira ku byiza u Rwanda rushobora kuba rwaragezeho cyangwa se ruri kugeraho ngo bibe copy paste bijye mu karere hose, habeho alliance yo kubaka ubumwe, ahubwo ibihugu byombi byose ko ari bitatu byamara kubaka ubumwe bikagera muri Uganda bikagera East Africa kubaka ubumwe, igatangira guhangana n'indi miryango nka za SADC ndetse byaba ngombwa biganakwira Afrika yose. Babandi batifuza ubwo bumwe, batifuza ko Afrika izatangira kwigenga no gushaka uburyo yakiyubaka ubwayo ngo ikumire inyungu zabo z'umurengera bayikuragamo, bagakomeza b'influencinga babategetsi basha kubona byihuse ikiza kiri kuva ku muri mugenzi wabo ngaba ari cyo baha ikaze nino banacyongerera imbaraga, hakanabura ya panafricanism wavugaga, bikaba ngombwa ko ahubwo ngiye nkomeza kubona bayingana nk'ikibazo kuri ngewe, sinkubone nk'uwo twaganira tukazamura tugatanga ibitekerezo byacu duha abanyarwanda, tugahuza imbaraga duha abanyarwanda, ubwo nkakubonamo nk'ushaka kundusha ubwenge kugira ngo nkuremo inyungu zawe, nkakurwanya kandi ubwo ndi kurwanya icyari kije kunteza imbere. Mu by'ukuri nuko nkuko nasobona bandura ikibazo cy'abakibona ko u Rwanda ari threat ku mutekano w'aka karere. Sinzi imbaraga kirigishwa ka wakongeraho ubundi. Icyo ndi kuvuga nuko ni ikintu nyine abantu bagomba gusobanukirwa. U Rwanda rufite internal issues ngomba kwitaho. Turacyari gutsuragorenga tuvuye mu mateka ashaririye. Myaka 30 ntago ari yo dufite ryo kwirara ko dufite tumaze kugera. Turacyubaka ubumwe bwacu. Dukeneye nibura no kumara ikinyejana, nibura inyandiko zigaragaza ko ideology ishobora kuba completely abolish icyo gihe cy'imyaka 100 nibura. Kandi ideology gishira burundu. Nako nibura mu gihe cy'ikinyejana umaze kubaka ikintu ba wiringiye ko kitanyeganyezwa. Turacyafite ibyo turi kubaka imbere mu gihugu. Sinibaza rero ko inyungu ki dufite mu kujya kubangamira ibindi bihugu nabyo bifite ibyo byubaka. Burundi nabwo urabizi ko bumaze igihe burekrama ko urabwicanyi bwo muri 1973 yego bavuga ko bwakorewe igice cyo mu Burundi cy'abahutu, nabonye bo bigihari na president numvisha bikoresha mu mbwirwa rameze amokarara cyangwa nabo bavuga bati natwe bino bihumbi birenga 300 by'abantu bacu bishwe muri 1973 ushaka ko mubifata nka genocide. It's okay koko niba byarabaye kana amateka bigaragaza bikaba biri na ngombwa byakorwa nacyo bitwaye. Ni kigaragaza ko buri gihugu gifite internally ibyo bahanganye. Rero nago mu buryo bw'akarere ntago dukwiye kubizana no mu zindi ngingo. Twestablishing isoko rya yasi, isoko rizakora rite ibihugu bwabyo bitumvikana. Biracyagoye ni handi kwakumvikana nyine twahanganaga twarwanaga twifuza dufite amahirwe yasi ifite amahirwe kuko dufite Tanzania ikora ku nyanja y'Ubuhinde, dufite Matadi Haba kuri Atlantic, bivuze ko ibicuruzwa harimo guhuza byakoroha. Dufite umuhoro wa ruguru, dushobora gukomeza gukurura mpaka tugeze za Somalia, tukanakora no ku nyanja y'Umutuku. Urumva twa turi kubaka ikintu cyiza, ariko ibibazo by'imbere mpamvu mvuga ni nge influence ni yabura y'ibihugu by'amahanga bibona iterambere no gutera imbere kwa Afrika, especially abagikeneye inyungu muri Congo nk'ubu Amerika yongeye nyibishyiramo cyane. Amerika ifite icyitwa Lobito Corridor Project. Yego. Uyu mushinga wa Lobito watangirijwe ahangaha muri Angola ejo. Muri Angola ejo usanzwe uhari, ahubwo Biden yaje gusura ibikorwa ngo areba aho bigeze. Iyi Lobito Corridor ngenda hamya ko ahubwo uko tubona ibintu byoroshye bishobora kuba bigiye gukara kurushaho. Bashaka kudukipinga busy. Bura umuntu ushonje noneho winjije nashobora gutekereza. Ari nacyo abanyabarayi bakora. Buri umuntu ushonje kandi udafite n'ubumenyi nashobora gutekereza namba bibaho. Cyo kibazo dufite hano abenshi turashonje kandi na nubwo twigishijwe gutekereza. Iyo tugiye mu mashuri twigishwa imigezi yo mu Bushinwa, twigishwa revolution z'abanyamerika. Birababaje kuba ngiye nigeze kubikora. Nigeze kubikora nungura umunyeshuri muri kaminuza. Bisanzwe ndamutungura. Mbwira bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze urugamba rwo bari igihugu cyawe. Shwi. Byari mu gicuku. Wese American Revolution yavuye A to Z nsobanura American Revolution. Ariko gusobanura urugamba rwo kubohora igihugu cye.
kubera iki nibyo twigishwa. Influence from abroad yandi iracyakomeje. So we nibyo ni message abatwumva mufite icyo mwabikoraho, mubona bikenewe cyasa ni ngombwa mushaka kugira icyo mubikoraho. Reka ngushimire Joseph. Ndagushimiye Semugeshi Bayingana, abakunzi ba Forbes Official, namwe ndabashimiye. Icyo twagarukagaho ni imihahirane n'imikoranire y'ibihugu cyane cyane by'ibituranyi. Twagaragazaga uburyo icyo abavuga ko u Rwanda ari ikibazo ku mutekano w'ibihugu by'akarere bashingiraho, ariko se nanone nicyo ukwiye kumenya, tukwiye gukorana gute kugira ngo twubake ubumwe, ariko ubumwe bugamije iterambere atari ubwo guhangana. Uburundi bwabana gute n'u Rwanda, Kongo yabana gute n'u Rwanda, ese kuki u Rwanda ariko rwakomeza kugaruka mu majwi? Nuko ari rwo mwana muriza, ari rwo rutumva ibihugu se byo ni mwana muriza. Twareberaga hamwe icyakorwa kugira ngo ibi byose bibashe kujya ku murongo. Politike niyo Semugeshi yadufashaga kwigarukamo nk'abanyafurika, kugira ngo turebe ese turavahe turagana hehe, kuki tutashyira hamwe kugira ngo ibyo byose bibe rezori cyangwa se bikemuke. Icyo tugamije twese ko ari iterambere no kubaho neza, ariko tunahangana n'ibi bihugu bishaka kuducuruza aho kutwifuriza amahirwe yo kubaho nk'uko nabyo abibayeho. Semugeshi ndagushimiye rero, kandi nkwifurize kugira ibihe byiza kandi n'ubutani tugukenera. Kuko nzi ba Forbes Official, mwibutsa gukora subscribe, like na comment, byaba ngombwa ukanakora share. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka kuri iyi channel muzajya mukubameza kubana nanjye Joseph Iradukunda, ndetse n'abatumirwa batandukanye nko nagiye mbikwizeza, ndetse yewe twongeraho n'izindi updates ziba zigenda ziza buri kanya kuri isi dutu. Icyo tugamije no kuguha amakuru akubaka, ariko nous informons sans décourager nk'ibisanzwe. Ciao, ibihe byiza kuri mwese.